yarankopiye kuko mujya ubona ari nkiri mu nda aravuga ati reka nkoresha izindi tirike kuko uramupeti ndamuzi navuka azahita ntwaratara wahita ntangatara aranshishura aravuga ati reka mbikore kiri kare atazaza akantwara boro zanjye nanjye nasanze yarantanze ariko nta kibazo pata na rugi turi kumwe noneho ubu witeguye ko mugiye guhangana gucya hasi hejuru igice ku gice ngumi ku ngumi hasi hejuru imba ijambo ndagukunda ni ikibazo cyasi ikibazo ndagukunda ni ikibazo si ikibazo agari ikibazo okay nimba atari ikibazo kuki umuntu uribaza abashaka igisubizo iyo kintu wakinsubiza bitubamo abantu benshi baza batera amakomanteri ati ese uriya ni mutsutsu uriya ni kakajwe ntago ari we mbo kuki akore itazi ifata mu gacupa kayo nuko bedi ekore kuki supaguru kuki dafata mu gacupa kayo ngikibazo wakinsubiza cyo nibyo mashaka nugeze mu buryo bwumvikana ndagusuhuje kanone ngo hayi kaze uko ndibigana byacu umunsi ku munsi ugakora ibyo dukora yo ni Bean Empire ngiye nitwa Mr Bean iyo tarengejeho promoter ntago riba ryuzuye umwana w'umushi ubikunda kandi byemera nyita Prince Winner muri wa mujyo mwiza duhorana kandi uhoraho iteka uzanahoraho tubazanira abanyempano batandukanye uyu munsi impano turi kumwe mugiye kuyumva mwabuno buryo mwaramutse mwiriwe abanyarwanda kandi n'abakundi ibiganiro bya Bean Empire ni Mr Kinigi nagarutse muri kumbona mwari mumeruze bajyaga bavuga ngo waragiye ngo dutamo ngo rimwe nguragenda ngo ntiwongere nguragaruka nagarutse rero kubatamo ni Mr Kinigi comedy muja kureba video zanjye mwajya kuri TikTok yanjye mukareba kuri Mr Kinigi comedy ndabasuhuje kandi mugira amahoro none se iyo mvugo ni bwoko ki iyo mvugo rero abantu benshi bakabibaza nguri kakajwe uyu ni mitsutsu uyu ni nde abagati reka nose muri kubona rinde abagati ibi biri natural biri mu mubiri biri nyine bituba moto nawe nyine ushobora kwibaza ngo ibi bintu ngo yabikuye he ibi bitubamo abantu benshi baza batera amakomanteri ati ese uriya ni mutsutsu uriya ni kakajwe ntago ari we ni Kinigi ni Mr Kinigi comedy none se wavutse ari kuvuga oya ntago ari uko nose njye navutse ari kumvuga abantu bose barabimbaza ati ni iki ngo mitsutsu muri quartier hehe abantu bose abanza abazazi komanteri kuri YouTube ibiki ati uyu ni mitsutsu ngo ni kakajwe ese murumva uyu ni we Mr Kinigi comedy kandi niyo mpamvu najanga kubasobanurira bimeze bite bigenda gute biko gute nuko bimeze none se niba nsobanukiwe neza bisobanuye ko niba waravutse ari kuvuga mitsutsu warakwigana birashoboka wenda mitsutsu ashobora kuba asubu mitsutsu wavutse mbere yangira ashobora kuba ndu we ntago ari ko yavutse avuga ariko nibyo yazanye muri filimi none wowe ngo wavutse uvuga ubwo yarankopiye kuko mujya ubona ari nkiri mu nda aravuga ati reka nkoresha izindi tirike kuko uramupeti ndamuzi navuka azahita ntwaratara wahita ntangatara aranshishura aravuga ati reka mbikore kiri kare atazaza akantwara boro zanjye nanjye nasanze yarantanze ariko nta kibazo pata na rugi turi kumwe noneho ubu witeguye ko mugiye guhangana gucya hasi hejuru igice ku gice ngumi ku ngumi hasi hejuru ese bundi mufata ute
muri make nyine wenda sinavuga ngo umuntu kuri hejuru abantu kuri hejuru ariko nanjye ndaje wenda mufata nka garafurere zibya mufata nka garafurere nk'uko abantu baza babimbaza cyane ati bimeze bite ariko ndamwubaha congratulation salute ndamwubaha cyane n'inshuti yanjye buriya n'inshuti yanjye ndamwemera cyane nawe barabizi aranzi twarahuye arabizi cyane pe ndamwubaha n'inshuti yanjye salute bamwita Akazungu Emmanuel none se ko usetsa kandi ukabukora ibintu byiza uteganya ko bizakugeza kuki nyine buriya nta kintu umuntu akora kidafite nyine which purpose buriya umuntu akora ikintu gifite purpose nyine agikoreye wenda bakavuga ati iki kintu nubwo ngikoze hari impamvu naba ngikoze cyangwa se hari buri muntu akora ikintu n'impamvu yacyo buriya buri muntu aba afite impamvu yacyo n'uwabikoze buriya na Messi yabikoze afite impamvu ye ubu nanjye mbikoze mfite impamvu yanjye iyawe ni iyihe yanjye nyine abantu bose intego tuba turiho buriya muri make intego twese tugenderaho pesa ushaka amafaranga ushaka amafaranga uvuga gutya amafaranga ashakwa mu buryo bwinshi hari abayashaka biba hari abayashaka bagira hari abapushayi hari abaki byose izo ni inzira zo gushaka amafaranga hari abakozi ba leta hari abamotari hari abanyo byinshi mu ngeri nyinshi noneho uko nguko uvuga wumva ko aribyo bizaguha amafaranga cyane uzayabiba oya bazayampa bayashaka wenda nta muntu ugiye mu mufuka we ngo mwaka amafaranga ibiki n'ibiki bazayampa babishaka washobora gukora stand up comedy cyane kandi nyine aribyo nkora nibyo nkora uri kubura iki ngo tukubone muri Genesis wenda harabura byinshi haracyabura byinshi wenda hari uburyo umuntu aba abona akavuga ati wenda ejo bundi nibwo narindi mu mujyi Kamembe hari umuntu turi kumwe nawe yigeze ankoreshamo ikiganiro arambwira ati urabura iki kugira ngo ugere haraha wenda ndamubwira ati muri make hari ibyo umuntu aba abura kugira ngo n'ibindi bajya bavuga ati umuzungu aravuze ati no pain no gain no pain no gain nta kintu wabashije kubura nta n'icyo wageraho niyo mpamvu nyine nanjye navuze ati hari ibibura ndamubwira ati buriya nzabanza nisuganye niyegeranye nindagize nyine mbone kugira aho ngira aho hantu bavuga nanjye nzagereyo mbikone mbirangize cyangwa urukundo ubwo bushobozi ntabwo ufite oya si icyo bivuze wenda umuntu azareba mu byo umuntu yabasha kwigezaho mu bushobozi bwanjye no mu bushobozi bw'abaporomota banjye urabyumva turebe uburyo twabikora ubwo mugezeho wabikora neza cyane yego cyane nabikora neza cyane noneho rero ugiye kunsetsa narakaye nshaka kunsetsa usheshe akanguhe sibyo usheshe akanguhe nimba ijambo ndagukunda ni ikibazo cyangwa si ikibazo ndagukunda ni ikibazo si ikibazo ntabwo ari ikibazo nimba atari ikibazo kuki umuntu uribaza aba ashaka igisubizo iyo kintu wakinsubiza kuki umuntu uvuze ijambo ndagukunda bambwiye ko atari ikibazo nanjye nakwemera ati si ikibazo kuki umuntu urivuga aba ashaka igisubizo akantu ntabwo nari nkazi ariko ntabwo wari ukazi ikindi nakubwira kuki ekore itazi ifata mu gacupa kayo ni ukubera iki ekore kuki supaguru kuki idafata mu gacupa kayo ngo ikibazo wakinsubiza cyohe
nibyo mashaka nigeze mu buryo bwumvikana nibyo mashaka kubera iki Supagoro idafata nka kira kiboro cyayo kubera iki Supagoro idafata mu icupa ryayo ariko ahandi kafata kidafata mu icupa ryayo babibaza babikoze nibyo nyine nashaka uvugeho ko n'ubundi urumva nayo nta gisubizo kandi abizi wowe igisubizo wakibona igisubizo cyo byasaba kureba mu bindi bintu bitari ibingibi twareba ahandi tugasacinga ibiki n'ibiki nayo nagiraga ngo ntubaze nimba wabyumva basobanurira abagukurikira buri munsi ku munsi basobanukirwa cyangwa nawe urakibabaza abo bikibabaze gisubiremo cyababaze neza ibisubizo nagira ni bibiri igisubizo cya mbere bakunzi ba Bin Empire ndagiraga ngo mbabaze nimba ijambo ndagukunda atari ikibazo kuki uri bazabashaka igisubizo kigenda mwakinsubiza icya kabiri kiragira giti kuki Supagoro idafata mu icupa ryayo no kubera iki nibyo nagiraga ngo munsubize ngewe bura byaranshanze narabajije ndavuga hano ngaho gira icyo basaba rero ikintu nabasaba bakunzi ba Bin Empire n'aba Mr Kinigi Comedy like zanyu views zanyu comment zanyu zirakenewe kuri Bin Empire na Mr Kinigi Comedy turabasaba nyine mu promoting cyane ubufasha bwanyu burakenewe kandi turabakunda cyane bafollowing kuri TikTok ya bafollowing kuri TikTok yanjye Mr Kinigi bajye no kuri channel ya Bin Empire bakore subscribe no kuri channel ya Mr Kinigi bakore subscribe na TikTok ya Mr Kinigi Comedy bakore subscribe turabakunda bakoze cyane ngiye nkwita Mitutu wa Pirate abantu bose niko bajya babivuga kandi urakoze cyane wakoze nawe kuhagira sawa